wibuke kwezi umunsi w'isabato, iminsi 6 ujya ukora aba ariyo ukoramo imirimo yawe yose, ariko uwa karindwi ni isabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose uwukoraho. Umucyo w'isabato tubahaye ikaze. Data wa twese uri mu ijuru, umwami wacu kandi umubyeyi wacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye yuko uduhaye kongera kuramuka amahoro, nta nkuru mbi twumvise muri iri joro, ahubwo uduhaye kuba turi bazima, none uduhaye no kubyukira twumva ijambo ryawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagusabye cyane kugira ngo tubatirishe umwuka wera nanone, kandi ngo umutuyobose muri uyu munsi wose, iyo twerekezaho amaboko byose tube turi kumwe nawe. Uturinde ubugabitanyi bwose, uturinde guca hirya cyangwa hino y'ubushake bwawe, ahubwo tugendere mu bushake bwawe uyu munsi. Kandi uyu mwanya dufashe kugira ngo twumve ijwi ryawe, reka imitima yacu ifungurirwe kugira ngo turyumve, kandi uduhe umutima wo kuryumvira. Ni ibintu bikomeye tugiye kwiga, ntabwo twebwe twabyiyumvisha, ariko wasezeranye amasezerano akomeye muri Zaburi yuko uzatwigisha, ukatuyobora inzira tunyura, ukatugira inama. Nuko rero turatakambye kugira ngo dusohoze ayo masezerano mu izina ry'umwami wanjye Yesu, amen, amen. Tumaze iminsi igera kuri 2 tutanga intangamarara y'ibyigwa tugiye gutindaho muri iki gitondo byerekeranye n'ubuhanuzi. Ubuhanuzi, umugabane wa Bibiliya uvuga ibitaraba. Imana yacu twarabibonye ko ihera mu itanguriro ikavuga ibitaraba, ikavuga no mu bihe, ikahera no mu bihe bya kera ikavuga ibitarakorwa, ikavuga iti ni njye Mana, nta yindi iriho, ni njye Mana, nta yindi duhwanye. Mana yacu ishimwe. Ubu rero tugiye kwinjira mu buhanuzi bwa Bibiliya, kandi ubuhanuzi tugiye kuganira n'ubundi turajya mu gitabo cya Danieli. Igitabo cya Danieli ejo twarebye ibice 2 biduha intangamarara icyo dukwiye gukora kugira ngo tubashe gusobanukirwa iby'iki gitabo. Cya mbere twabonye nuko dukwiye kwitungira amagara meza, twita ku mibiri yacu, twita ku ngingo yo kwirinda, tukirinda ibyatwangiza, tukarya imfungurwa zikwiriye, kandi tukanwa ibyo kunywa bikwiriye. Cya kabiri twabonye nuko dukwiriye gusenga, kuko ubwenge bw'Imana ntabwo bwaboneshwa n'abantu bafite umubiri gusa, ahubwo dukeneye kubatirishwa umwuka wera. Dukwiye kwicisha bugufi imbere y'Imana, narijye yacu ikabambwa, kugira ngo umwuka wera akorane n'imitima yacu, kugira ngo atwigishe nk'uko yabisezeranye. Zaburi ya 32 umurongo w'8, Imana iravuga iti nzakwigisha, nzakwereka inzira unyura, ijisho ryanjye rizakugumaho. Imana ishimwe. Ubuhanuzi rero ni uburyo Imana yubaka icyizere idufitiye. Imana idufitiye icyizere kandi yaraturemye nyine. Twarabibonye mu ngobyi ya Edeni, Imana irema umuntu maze amubwira iti mutware. Haleluya. Imuha ubutware bwo gutwara ibindi byaremwe byose. Nuko rero ubuhanuzi butwereka yuko Imana idufitiye umugambi mwiza. Icyifuzo cyo kuduhishura ubuhanuzi biduha ikimenyetso cyerekana imico y'Imana, kandi ugukurikiranya neza uburyo ubuhanuzi buvuga ibizaba, buzasohora, n'uburyo byagiye bisohora, biduhishura ubushobozi Imana ifite bwo gusohoza ibyo yavuze. Imana yanjye ihabwa icyubahiro. Tugiye kureba Danieli igice cya 2, undi mugabane tutarebye ejo. Twabonye Nebukadinezari arota inzozi, maze inzozi ananirwa kuzime, arazibagirwa. Abwira abakonikoni n'abapfumu be ngo nibaze bamurotorera inzozi yarose kandi bazimusobanurire. Ahagarika umutima n'ibyo, ariko baravuga bati ntabwo ibyo bintu dusaba twabasha kubigeraho, kuko nta muntu mu isi wigeze asaba icyo cyifuzo cyuko yabwirwa inzozi undi yarose. Ariko abantu b'Imana barapfukama barasenga, maze Imana isa gutanga igisubizo. Igisubizo cyatanzwe rero ni inzozi tugiye kureba
umwami w'abami Nebukadinezari, umwami w'i Babuloni yarose ahagana muri 666. Tugiye kwiga ibintu byabayeho mu gihe cya kera cyane, 666 mbere ya Kristo. Turaza kubona harimo ibimenyetso, kandi umunsi wa mbere twabonye ko ubuhanuzi bwa Bibiliya nyine buba bugizwe n'ibimenyetso. Nyamara ijambo ry'Imana rirambwira ngo imvugo yose ya Bibiliya ikwiriye gufatwa uko yanditse. Niba ijambo rivuze ngo ikijumbu, bikwiye gufatwa nk'ikijumbu. Niba rivuze umuzabibu, bikwiye gufatwa nk'umuzabibu. Ntabwo dukwiye gushakisha ubusobanuro bundi, keretse gusa igihe hari impamvu yumvikana yadutera kuyifata nk'imvugo izimiza, cyangwa se imvugo ya gihanuzi nyine. Imvugo yose igaragaye ko yafatwa nk'izimiza rero nanone, imvugo ya gihanuzi ikwiye gusobanuzwa indi mvugo itazimiza, indi mvugo isanzwe. Imana idufashe cyane. Ntabwo ari twe tuzishakira ubusobanuro bw'iyo mvugo tutabashije kumva, oya, ahubwo Bibiliya ubwayo niyo izashaka, niyo izaduha igisubizo cyo kumva ya mvugo izimiza tutabashije kumva. Mana iturwanirire. Dusoma rero Danieli amaze kurotora, amaze guhabwa inzozi n'umwami Imana, ajya imbere y'umwami Nebukadinezari. Nuko Danieli ajya kwa Ariyoki, wari wategetswe n'umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni, amubwira amagambo dusanga kuri Danieli igice cya 2 umurongo wa 24. Aravuga ati, nturimbura abanyabwenge b'i Babuloni, haleluya, ahubwo ushyire umwami musobanurire ibyo ashaka. Nshuti z'Imana, isi nubwo yangiritse iracyariho abantu b'Imana, kandi aba bantu b'Imana batumye isi ikomeza kubaho, haleluya. Igihe mu banyabwenge b'i Babuloni hari habuze usobanura iby'inzozi, abagabo b'Imana Saduraka, Meshaki na Abedenego ndetse na Danieli bahagaze mu cyuho, maze batuma imiryango myinshi itabarika itarimbuka, kuko babonye ibyo umwami ashaka babikuye ku mwami Imana. Imana ishimwe. Danieli 2:26. Mwami Nebukadinezari igihe yari amaze kubona Danieli amugeze imbere, amubaza ikibazo ati, mbega urambwira inzozi narose n'icyo zisobanura? Maze Danieli mu kwicisha bugufi imbere y'Imana, kubera ko cyari igisubizo gitanzwe kumutse ku masengesho, amagambo dusanga ku murongo wa 27 aravuga ati, ibyo bihishwe umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami, cyangwa abapfumu, cyangwa abakonikoni, cyangwa abacunyi, ariko mu ijuru hari Imana. Haleluya. Mu ijuru hari Imana yishura ibihishwe, kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari ibizaba mu bihe bizaza. Tugiye kuganira ibintu bikomeye cyane Imana yahishuye. Imana mu ijuru hari Imana yishura ibihishwe, kandi nibasha kwerekana ibizaba mu bihe bizaza. Mbega inkuru nziza, mbega ukuntu dufite Imana nziza. Imana itumenyera ahazaza hacu ngo tudatungurwa. Haleluya. Ntabwo abana b'Imana bajya batungurwa. Yesaya 46 umurongo w'9, kuko ari jye Mana nta yindi ibaho, ni jye Mana nta yindi dumanye. Mpera mu itanguriro nkavuga iherezo, mpera no mu bihe bya kera nkavuga ibitarakorwa, nkavuga n'imigambi yanjye izasohora. Haleluya. Kandi ibyo nzashaka byose nzabikora. Nuko rero Mana ivuga ibitaraba, igahera mu itanguriro ikavuga iherezo, igahera mu bihe bya kera ikavuga ibitarakorwa. Niyo tugiye gusuzuma ibyatubwiye muri iki gitabo cya Danieli, kandi tugiye guhera kuri izi nzozi zikomeye mwami Nebukadinezari wa kera yarose. Murongo wa 29. Nuko ibyawe Nyagasani watekerezaga uryamye ibizaba mu gihe kizaza. Atangiye kumubwira uko byagenze. Burya wari uryamye, ariko mbere yo gufata agatotsi wabanje kwibaza iby'ubwami bwawe, wibaza ngo mbese bizagenda gute. Mwami Nebukadinezari rero umwami w'igihangange cyane. Twamaze kubibona yuko Nebukadinezari yagiye ni Yerusalemu mu gihugu cy'abantu b'Imana, arakigarurira. Yari yarigaruriye ibihugu, ndetse uyu Danieli na bagenzi be twababonye nk'abanyagano bari babubona. Nuko rero yashakaga yuko ubwami bwe buba bunini cyane,
nuko akomeza kwibaza uko ubwami bwe buzamera. Ndetse igice cya 4 kizatwereka yuko igice cya 4 cyo muri Danieli yuko yubatse ubwami bukomeye rwose, akubaka n'imirima n'amatongo hejuru ku minara, ku buryo kubyitegereza byamunezezaga, akavuga ati ngiyi Babuloni akomeye niyubakiye. Mu bitangaza byabayeho indwi ku isi harimo n'inyubako z'i Babuloni Nebukadinezari yibatse mu gihe cya kera. Nuko rero ari kwibaza iby'ubwami bwe, mbese bizagenda gute? Ni gute nkwiye gutunganya iby'ubutegetsi bwanjye? Maze Daniel aramubwira ati, igihe wari uri muri ibyo, ishuri ibihishwe niyo yakubwiye ibizaba mu minsi ya nyuma. Mana Data wa twese, umwami w'ijuru n'isi, yagusanze ngo agire icyo akubwira. Haleluya. Kandi icyo yakubwiraga ni ibizaba. Mu gihe Nebukadinezari tumubona yifitemo yuko ubwami bwe butazahanguka, buzahoraho iteka ryose, ishuri ibihishwe yaje igihe wari ufashe agatotsi, maze ikubwira ibizaba. 31 Nuko Nyagasani wabonye igishushanyo kinini. Haleluya. Daniel atangira kumubwira ati, igihe wari ufashe igitotsi usinziriye wabonye igishushanyo kinini. Kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, cyarabagiranaga cyane, cyakayanganaga, cyari kiguhagaze imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Muzirikana yuko Nebukadinezari yagize ubwoba cyane, ndetse ahagarika umutima n'inzozi yarose. Ariko ikintu cyamutangaje nuko yazibagiwe, kandi byari mu mugambi w'Imana nyine. Kubera yuko abapfumu, abacunyi, abakonikoni, igihe tubasanze tubahanuza ibyacu, baba biteguye gushyiraho ubusobanuro bwabo. Burya abantu benshi bari w'amahera yabo nuko basanze abapfumu ngo bagire icyo babamarira, ariko ntacyo bakumarira, ahubwo bahera ku makuru bahaye bakagira icyo bakubwira. Nuko rero Imana Data wa twese ifite ubushobozi buhambaye bwo kutwibutsa cyangwa kutwibagiza. Nubwo igishushanyo Nebukadinezari yarose cyari giteye ubwoba, Imana irakimwibagiza. Haleluya. Kandi igihe yakimwibagizaga, ntabwo yabashije, b'abapfumu n'abakonikoni igihe bazaga, ntabwo babashije gushyira ubusobanuro bihimbiye kugira ngo Imana yo mu ijuru, haleluya, ize gutanga ubusobanuro ishaka ko ab'iki gihe, abatuye kuri uyu musozi bamenya. Imana ishimwe. Icyo gishushanyo cyari kinini cyane, cyakayanganaga cyane, maze kiguhagarara imbere, kandi ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. Icyo gishushanyo cyari igishushanyo kimeze nk'umuntu, cyari mu ishusho y'umuntu ariko giteye ubwoba. 32 Nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo n'amaboko yacyo byari ifeza, inda n'ibibero byacyo byari imiringa, amaguru yacyo yari ibyuma, n'ibirenge byacyo byari igice cy'ibyuma n'ikibumba. Mbese iki kintu ntabwo gitangaje? Iki gishushanyo kinini kimeze nk'umuntu ariko kigizwe n'amabuye y'agaciro atandukanye, umutwe wari izahabu, igituza n'amaboko byari ifeza, kandi inda n'ibibero byari umuringa, naho amaguru yo yari ibyuma. Bigeze hasi ku birenge n'abantu bihinuka ibyuma bivanze n'ibumba. Giteye ubwoba. 34 Urabyitegereza ugeze aho ibuye ryaziye ritarimbuwe n'intoki, ryikubita ku birenge by'icyo gishushanyo, kuri ibyo gishushanyo by'ibyumba n'ibumba rirabimenagura. Haleluya. 35 Nuko icyuma n'ibumba n'umuringa n'ifeza n'izahabu bihera ko binamenagurikira rimwe, bihinduka nk'umurama w'aho bahurira mu cyi, bitumurwa n'umuyaga, ntibyagira ishyikizo. Ibuye ritarimbuwe n'intoki z'abantu, kandi iryo buye niryo twaje kubabwira. Haleluya. Niyo mpamvu mukwiye gutega amatwi kugira ngo mwumve icyo ibyo bisigura, kugira ngo tumenye ubushake bw'Imana muri iki gihe. Igihe Nebukadinezari yaramaze kubwirwa izo nzozi, yahise azibuka mu bwenge bwe, maze aratangara cyane, maze ibitekerezo bye biraguka, arahuguka cyane kugira ngo yumve n'ubusobanuro bwabyo. Amaso ye ntabwo yigeze ahuga, akomeza kwitegereza uwo musore Daniel ari kuvuga.
byaramutangaje cyane. Murongo wa 37 utangira noneho gushyiraho ubusobanuro. Imana ntabwo yatanze inzozi gusa, ahubwo yatanze n'ubusobanuro bwazo. Murongo wa 37, nuko wowe Nyagasani uri umwami w'abami, urakomeye cyane. Wone Danieli uri kubwira umwami w'abami Nebukadinezari, umuampereri wabayeho mu gihe cyatambutse. Nebukadinezari aravuga ati uri umwami w'abami, urakomeye cyane, wubatse ubutware bukomeye, yewe wanyaze ibihugu byinshi, wubatse amazu aremereye cyane, ubwami bwawe busizwe zahabu. Tuzabibona. Ariko kandi hari Imana. Haleluya. Iyo Mana yo mu ijuru yaguhaye ubwami n'ubushobozi n'imbaraga n'icyubahiro. Burya ntabwo ari wowe wabyihaye. Mana ishimwe. Nicyo gituma wa mutwe w'izahabu ni wowe. Haleluya. Igihe Imana yatanga gusobanura bw'iki gishushanyo, Imana yamenyesheje Nebukadinezari ngo wa mutwe w'izahabu ni wowe. Ubwami bwa Babuloni bwajyanijwe n'izahabu. Iyi Babuloni yari yubatse ahagana iburasirazuba, ikozwe mu mpande enye zingana, izengurutswe n'imiferege, inzugi zayo z'imiringa, imirima inagana mu kirere, yerekana uturima tw'amajaride tugeretse ku tundi, ingoro z'ubwami ebyiri aho ngaho. Isi yose hamwe n'umwamikazi usumbwa na bake mu cyubahiro bacaga bugufi bakamukeza. Yari umwami ukomeye cyane. Maze Imana iramubwira ngo wa mutwe w'izahabu ni wowe. Uyu mugi rero cyangwa se iki gisagara cyari igisagara gitangaje, cyari igisagara kigaragaza ubwiza bwa zahabu koko. Muze kwitonda mwitegereze iby'iki gishushanyo. Uko tugihera ku mutwe tumanuka, niko agaciro k'amabuye akigize agenda agabanuka. Burya zahabu iruta ifeza, kandi ifeza riruta umuringa, kandi umuringa uruta ibyuma, kandi ibyuma nabyo biruta ibumba. Mbese nibyo? Nuko bimeze. Nuko rero ubwami bwa Babuloni bwari ubwami bukayangana, bwari ubwami bukungahaye, bwari ubwami bukize. Burya uko isi igenda isaza, niko ibintu nyine bigenda bisaza. Mu gihe cya Danieli, aho mu kinyejana cy'indwi gishyira ikinyejana cya 6 mbere ya Kristo, isi muri icyo gihe ubwami bwari buriho bukomeye, bwageranijwe na zahabu. Ariko biradutangaza, nitugera uyu munsi turasanga ubwami buriho iki gihe Imana yibyitegereje isanga bimeze nk'ibyuma bivangavanze n'ibumba. Imana turwanirire cyane. 39, kandi uzakurikirwa n'ubundi bwami budahwanye n'ubwawe gukomera, buzaba ubwami bworoheje ukurikije ubwawe. Ariko biratangaje. Hari abantu bajya bishyira hejuru bakumva ibyabo ntabwo byakorwaho, bakumva bagarariza Imana, bakumva bayitambika imbere. Ariko burya ibyabo no kwishyira mu kaga gakomeye cyane, kuko Imana ntabwo itsindwa. Nubwo uyu mwami Nebukadinezari yari akomeye, agomba gusimburwa n'undi mwami bigaragara ko adakomeye. Biratangaje. Kubera ko intambara z'Imana nyine ntabwo Imana irwanishwa n'amaboko. Ibimenyetso byinshi byagaragaje ugusora k'ubuhanuzi, atari uko bivanywe mu byanditswe byera gusa, ahubwo abahinga mu byo gusuzuma ibisigazwa byo mu butaka byabayeho kera, abo bita aba archaeologist, baje kubona igisate cy'ibumba cya Nebukadinezari, kandi cyari cyanditseho amagambo akomeye cyane avuga ngo ibikingi bikomeye bya Esagira na Babuloni nashimangiye nkanabishyiraho izina ry'ubwami bwanjye bw'iteka. Ibyo bintu byagaragaje yuko koko bwa bwami bwabayeho. Ni byinshi twajyamo, nta mwanya dufite, ariko abiga amateka, abiga hahise, basobanukiwe yuko igihe cyabayeho habaho ubwami bwa Babuloni. Ubwami bwagize umwami ukomeye cyane witwa Nebukadinezari.
nabivuze muri Daniel igice cya 4 umurongo wa 30. Umwami yigeze avuga amagambo asa nayo ngayo yavumbuwe mu bisigazwa byo mu butaka. Yanditswe ngo umwami aravuga ati, ngiyi Babuloni hakomeye niyubakiye, ngo habe umurwa wanjye nturaho, nkubakishije imbaraga z'amaboko yanjye, ngo haheshe ubwami bwanjye icyubahiro. Nebukadinezari yaranyuzwe rwose. Nyamara ku itariki ya 3 ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 539, mwibutse yuko ibingibi yabibwe mu mwaka wa 600 mbere ya Kristo babaraganuka, maze bigeze mu mwaka wa 539 ku itariki igira 3 y'ukwezi kw'icumi, ubwami bwa Babuloni bwarahangutse. Ingabo z'Abamedi n'Abaperesi zari ziyobowe n'umujenerali witwa Kuro, wari warahanuwe mu myaka 150 yari ishize. Zaraje zitera umurwa w'i Babuloni zirawurimbura, kuko Imana yavuze ngo uzasimburwa n'ubundi bwami. Haleluya. Igice cya 4 kitwereka yishyira hejuru umwami wa Babuloni Nebukadinezari. Ndetse mu gice cya 3 tuzarebeje, ntabwo twasimbuka tutakiravye. Tubona abagaragu b'Imana Sadraka, Meshaki na Abedenego bajugurwa mu muriro, maze cya gishushanyo Nebukadinezari yarose ategeka itegeko yuko bakora ikimeze nkacyo, ariko kubera ko yabwiwe yuko ari zahabu, cyose agihindura zahabu. Nabyumvise yemwe, tuzabiganira ejo. Ngo anyuranye n'ubushake bw'Imana bwo gusora k'ubuhanuzi, ariko bigisize muri 539, kubera yuko Imana ibyo yavuze bigomba kuba. Ubwami bw'i Babuloni bwaratewe, buterwa n'ingabo z'Abamedi n'Ubuperesi zari ziyobowe n'umugabo witwa Kuro, burahanguka. Dusoma iby'uyu mugabo witwa Kuro muri Yesaya 45 umurongo wa 1. Burya nta kintu kiri mu byanditswe Imana itavuze. Ubwami bw'Abamedi n'Abaperesi nabwo kugira ngo bwigarurire isi, Imana yari yavuze uko bizamera. Haleluya. Yesaya 45 umurongo wa 1, Imana yavuze kuri Kuro iravuga iti, ibi ni byo Uhoraho abwira Kuro, we yimikishije amavuta, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamunesheresha amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Haleluya. Uyu mwaka wa 539 tuzawusoma muri Daniel 5, naho tuzongera tuhajye tuharebe. Igihe hariho umwami Belushazari wasimbuye Nebukadinezari mu bihe byahise, yishyize hejuru, ngo akoresha ibirori bidasanzwe byo kunywa inzoga. Tuzabibona. Ahamagara n'abarinzi bari ku minara. Twabonye ko Nebukadinezari yarubatse ibintu bikomeye cyane, ubwami bwose burinzwe, maze baragenda baranywa barasinda. Urugi rwafungaga icyo gisagara, amarembo yarwo yafungwaga n'urugi ngo rukurwa n'abagabo benshi, maze basigara batarwugaye, ku buryo nyine Imana yamukoreye nk'uko byahanuwe imyaka 150 yari ishize mu gihe cya Yesaya. Biratangaje by'Imana, biratangaje by'Imana cyane. Amarembo ntabwo yari yugaye, maze Kuro n'ingabo ze zinjira mu murwa, zisanga Belushazari yari yasinze, ariko tuzabona ikiganza cyanditse ku rukuta rw'inzu yari arimo, rutangaza iherezo ryiwe muri iryo joro. Daniel yamaze gusobanura Belushazari nawe yuko ubwami bwe bunyazwe bw'Abamedi n'Abaperesi, kandi icyo gihe ibirori birimo. Kuro nawe yari ageze mu murwa, ari hafi kugera kuri iyo ngoro. Mana ishimwe yuko itagitsindwa. Nuko rero ubwami bwagereranywaga na zahabu bugomba gusimburwa n'ubwami bwagereranijwe n'ifeza, kandi ubwo bwami ni Ubumedi n'Ubuperesi. Imana ishimwe. Ubwami bw'Ubumedi n'Ubuperesi bwabayeho muri 539 kugeza muri 333 mbere ya Kristo. Ntabwo turi bubutindeho, n'ubundi muri Daniel 7 tuzaganira mu gihe kizaza, hazongera habitubwire.
kandi ndasaba umwigisha wacu wa nimugoroba kugira ngo nanone azabisubiremo abantu babyitegereza, kubera yuko ibi bintu birasaba ibiharuro byinshi. Ahari bazongera babizirikane cyane, kubera yuko kumenya gusohora k'ubu buhanuzi bitwemeza yuko turi hafi gutaha. Imana ishimwe. Bitwemeza yuko hari icyo Imana yenda gukora. Danieli 2:39, kandi hazaba ubundi bwami, ubwami bwa gatatu, ubwami bw'imiringa butegeke isi yose. Haje kuza ubundi bwami, nyamara ubu bwami nabwo bwari bworoheje ukurikije ubwabanje. Ntabwo turije mu idenido ry'uko ubwami bwa Medi n'Abaperesi nabwo bwaje kwishyira hejuru bukarimbuka, kubera yuko nyine nta ngoma zidahita. Ya ndirimbo ya kabiri dukunda kuririmba igice cya gatatu nuko kivuga, ingoma ziraza ariko zigahita. Ntuzakangwe n'agahe tubayemo, ahari turi mu kaga dufite umutware mubi, burya araza ariko akagenda. Haleluya. Kuko Imana ubwayo, ubwami bw'Imana nibwo butazahanguka, naho ubwami bw'abatuye isi bwo burahinduka. Nuko haza ubwami bwasimbuye ubwami bwa Medi n'Abaperesi, kandi ubwo bwami bwagereranijwe n'imiringa. Bishyitse muri 331, ubwami bw'imiringa bwagiyeho. Ubwami bw'imiringa ni ubwami mu mateka y'isi, nkuko twamaze kubona ko tugenda turaba uko amateka y'isi yakurikiranye. Ubwami bwa Medi n'Abaperesi bwasimbuwe n'ubwami bw'Ubugiriki, kandi ubwami bw'Ubugiriki tubuzimo umugabo ukomeye cyane mu mateka y'isi, wabaye igihangange, witwaga Alexander Mukuru. Yategetse igihe gito ukurikije igihe abandi bategekeye, nyamara yari umwami ukomeye cyane. Uyu Alexander Mukuru yavuzweho amagambo akomeye cyane mu bitabo, mu bubiko bw'ibitabo by'amateka. Mu gitabo cyiswe ububiko bw'ibitabo by'amateka, Historical Library, baranditse bati, ndahamya ko nta gihugu, nta gisagara cyangwa abantu aho izina rya Alexander Mukuru ritageze. Maze umwanditsi avuga ati, kuri nge mbona ko hari ikiganza cy'Imana. Haleluya. Uno mwanditsi w'amateka aramya ati, kuri nge mbona ko hari ikiganza cy'Imana cyayoboye byombi, ukuvuka kwa Alexander Mukuru ndetse n'ibikorwa yakoraga, kuko yakoze ibikorwa bitangaje cyane. Mu gitabo cyiswe amateka ya Roma kitubwira ko ku itariki ya 22, ku itariki ya 22 mu kwezi kwa gatandatu uku turimo, ariko banza twaguhejeje twageze mu kwezi kw'indwi. Imana ishimwe. Imana tugeje mu kundi kwezi. Ariko kandi ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'168 imbere ya Kristo, habaye intambara yari iri kubera mu kirwa cyitwa Pidina, aho niho Alexander yategekaga. Havuyeho nyuma y'imyaka 144 apfuye. Alexander Mukuru yaje gupfa, asimburwa n'abandi bami, tuzabyiga mu gice cy'indwi neza cyane. Ariko kandi bigeze mu 168, abasimbuwe nawe, abamusimbuye baza gutsindirwa mu ntambara yabereye Ipidina. Nyuma y'imyaka 144 Alexander Mukuru abayeho, maze ubwami bw'Abagiriki nabwo bushyirwaho iherezo. Ubwami bw'Abagiriki se bwasimbuwe n'ubuhe bwami? Ubwami bw'Abagiriki bwasimbuwe n'ubwami bwa Roma, kandi nyine twabonye ko cya gishushanyo kigomba kuba gifite irindi buye. Kandi umurongo wa 40 atubwira ngo ariko ubwo bwami bwa kane bwasimbuye ubwami bw'Abagiriki, bukaba bwarajyanijwe n'ibuye n'icyuma. Ni ubwami buzakomera nk'icyuma nyene. Danieli igice cya 2 umurongo wa 40. Ariko ubwo bwami bwa kane buzakomera nk'icyuma nyene. Ubwami bw'i Roma bwategekwaga n'Abakayisari, bwari ubwami budasanzwe, bwari ubwami burimbura, bwari ubwami bukomeye. Hari icyo ntababwiye nshaka kubabwira. Mu gihe tubona yuko iki gishushanyo Nebukadinezari yarose kitwereka uko ubwami bwagiye bukurikirana,
umutwe warwo wari zahabu, igituza n'amaboko ari ifeza, inda n'ibibero ari umuringa, amaguru ari ibyuma, ibirenge n'amano ari ibyuma bivanze n'ibumba. Tubona yuko nyine uhereye hejuru hari ubukungu, hari ubwiza, hari ugukungahara, hari ubutunzi, maze bikagenda bitituka kugeza ubwo bisigara rwose ari ibumba, kugeza ubwo nta gaciro bigifite. Nyamara kandi nanone ubigenzuye mu bijyanye no gukomera mu bya gisirikare, ubona yuko ubwami bwa Nebukadinezari, ubwami bw'i Babuloni, bwari bworoheje mu bijyanye n'intwaro, mu bijyanye n'igisoda, ukurikije ubwami bwabusimbuye bw'Abamedi n'Abaperesi. Kubera yuko zahabu nubwo ifite agaciro gakomeye, ariko ntabwo ikomeye. Amagambo unayatahura mu bijyanye no kwica, mu bijyanye no gukora intwaro. Turi mu gihe kidasanzwe cy'ibyuma. Ibyuma rero birusha gukomera mu bijyanye n'intwaro umuringa byasimbuye. Kandi umuringa warushaga gukomera ifeza wasimbuye, kandi ifeza nayo yarushaga gukomera zahabu yasimbuye. Nuko rero mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye no kubaho neza, mu bijyanye no kuba abantu bafite ubutunzi, bigenda bitituka bijya hasi. Ariko mu bijyanye n'ubugome, mu bijyanye no kurimbura, byo bigenda bikomera. Uyu munsi hariho ibisasu bya kirimbuzi bibasha kurimbura iyi si yacu mu minota mike cyane. Abakurambere mbere barwanishaga amacumu. Kera abantu bitwazaga ifarashi bagiye ku rugamba, ariko uyu munsi bashobora kohereza igisasu kivuye kure cyane kikaza kikarimbura umusozi. Ibyo nabyo mubizirikane cyane. Ubwami bw'Abaroma rero bwabaye ubwami bukomeye mu bya gisirikare, bwabaye ubwami bwigaruriye isi nabwo. Kandi nagira ngo mbabwire yuko umwami wacu Yesu Kristo, we turi kubabwira waje kuducungura, akaza mu isi, wa wundi twize nimugoroba ko yaje agaca mu nda y'umwari Mariya kugira ngo aducungure, akavukira mu muvure. Yasanze ubwami bw'Abaroma aribwo butegeka iyi si. Yasanze umutware Pontiyo Pilato ariwe guverineri, ariwe ushinzwe i Yerusalemu kugira ngo atwarire Kayisari w'i Roma abi Yerusalemu nyene. Mwami wacu yasanze ab'i Roma aribo bategeka iyi si. Nicyo gituma mu byo yageragereshejwe harimo n'umusoro w'i Roma. Aba Banyaroma bakundaga gusaba imisoro iremereye cyane. Abantu b'icyo gihe mu gihe cya Yesu bari baremerejwe n'ubutware bw'i Roma. Biratangaje yuko abariho muri iki gihe nacyo, igihe Kristo yenda kugaruka, ndabivuga gakeya kuko tuzakomeza kubyiga, nabo baremerejwe n'ubutware bw'i Roma, tuzabyitegereza. Ariko mu gihe cyo kuvuga kwa Yesu, imitima y'abantu b'Imana nta nubwo bigeze biga iby'ubuhanuzi ngo babisobanukirwe nk'uko byanuwe muri Danieli. Mu myaka itari mike yari ishize ubuhanuzi butanzwe, ahubwo baragiye bararindagira, bategereza umucunguzi, bategereza Mesiya uzaza kubavana mu buretwa bw'i Roma. Maze igihe Yesu yazaga yambaye umubiri, igihe Yesu yazaga yicishije bugufi, Yesu yazaga mu nda y'umwari Mariya. Mariya rwose yari uwo mu cyiciro giciriritse cyane. Umuryango wa Mariya, amateka avuga yuko bari abantu boroheje cyane b'ababumbyi. Ababumbyi murabazi kubumba bya bibindi, bya bikoresho byakoreshwaga tutarabona amasafuriya. Umuryango wa Mariya wari woroheje, ariko aho niho Kristo yemeye guca. Tuzakomeza kwiga iby'inama y'agakiza, burya Imana ikunda abantu ku buryo Umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko yicishije bugufi akaza mu nda y'umukobwa witwaga Mariya wo mu muryango uciye bugufi cyane, kugira ngo n'umugaragu w'imbata, kugira ngo n'umuntu uri hasi cyane Imana imuzahure, imugeze ku kigero gikomeye cyane cy'ubutware bukomeye bwa Kristo. Imana ishimwe. Turabizi igihe
Yesu yendaga kuza mu isi, ubwami bw'abaroma bwatanze itegeko ko hagomba kubaho resansema, maze resansema irategurwa, nuko abari mu midugudu itari iyabo bajya iwabo. Nicyo gituma Yosefu wari umaze gusaba Mariya yagombaga kujya i Betelehemu kugira ngo ibyavuzwe n'Imana bisohore. Haleluya! Imana yatangaje yuko i Betelehemu ari umwami Yesu azavukira. Maze rero abaroma bategeka resansoma kugira ngo ibyavuzwe n'Imana bisohore. Maze Yosefu ajyana n'umugore we Mariya bajyana i Betelehemu. Igihe bari bageze i Betelehemu, ngo hari abashyitsi benshi babura icumbi. Reka dushimire abari kuri uyu musozi ko baduhaye icumbi. Haleluya! Baduhaye indaro. Imana ibaha umugisha. Nanone turabasabiye, mwami Yesu aravukira mu isi we bamwimye indaro, maze avukira mu muvure, avukira mu bwato. Ndumva ariko mukivuga mu Kirundi, avukira mu bwato bw'inka kubw'urukundo adukunda. Ubwami bw'abaroma nibwo bwamubambye. Muribuka uko byagenze. Yesu Kristo yanyuze mu bihe bidasanzwe, nyine bihe byo kugeragezwa. Yewe abamugenzaga bashatse no kumwica, bamugerageresha ibya wa musoro w'abaroma. Baramusanga bati, mbese twemerewe gutanga umusoro cyangwa ntabwo tubyemerewe? Yesu ati, bya Kayisari ni mu bihe Kayisari. Haleluya! Iby'ubutegetsi mu bihe ubutegetsi. Nshuti z'Imana, Abadivenisi umunsi wa karindwi bari kubwiriza ubutumwa kuri uyu musozi, bishimira kumvira ubutegetsi bwashyizweho, bishimira kugendana n'ibyo abarongozi mu bya leta badusaba, kubera ko ibya Kayisari tugomba kubiha Kayisari igihe bitanyuranije n'ubushake bw'Imana. Niryo tegeko Yesu yatanze. Haleluya! Bya Kayisari mu bihe Kayisari, kandi iby'Imana nabyo ni mu bihe Imana. Igihe cyarageze, n'ubundi bakomeza kumugenza. Nyamara abaroma ko bari mu butware, ab'i Yerusalemu bari mu butware bw'abaroma, ntabwo bari kwifatiye itegeko ryo kubamba Yesu. Nicyo gituma umunsi umwe bamucuragije mu nkiko, bamuvana kwa Kayafa umutambyi, bamujyana kwa Herode wa Umuyuda wategekaga iyo sena, ubwo butegetsi bw'Ubuyuda. Ariko nawe nta bushobozi yari afite bwo gufata icyemezo. Bamujyana kwa Pilato wari uhagarariye ubutegetsi bw'abaroma. Maze Pilato atanga itegeko ngo umwami wanjye nabambwe. Ubwami bw'abaroma bwaratinyutse bubamba umwami Yesu. Ariko kandi ubwo bwami bw'abaroma twamaze kubona ko ari ibyuma, bwaje gusimburwa n'ubundi bwami. Twamaze kubona ko amaguru yari ibyuma, nyamara ibirenge n'amano byari icyuma byari igice cy'ibumba ry'umubumbyi rivanze n'ibyuma. Murongo wa 41. Kandi nk'uko wabonye ibirenge n'amano ari igice cy'ibumba ry'umubumbyi n'igice cy'ibyuma, niko ubwo bwami buzigabanyamo. Ubwami bw'abaroma ntabwo bwahirimye nk'uko ubundi bwami bwahirimye. Ntabwo ubwami bw'abaroma bwasimbuwe nk'uko ubundi bwami bwasimbuwe. Ubwami bwa Babuloni bwaraje bukurwaho, Abamedi n'Abapesi barabutsinda babukuraho. Kandi ubwami bw'Abamedi n'Abapesi nabwo Abagiriki baraje barabutsinda babukuraho. Ndetse ubwami bw'Abagiriki nabwo Abaroma baraje barabutsinda babukuraho. Ariko ubwami bw'Abaroma turacyabubona no mu mano, turacyabona no mu birenge. Nubwo ibi birenge bigizwe n'ibumba, ariko harimo n'ibyuma. Mwabyumvise? Ubwami bwa Roma buzakomeza gutegeka kugeza Kristo aje. Biratangaje. Nibwo bwami bwategetse igihe kirekire, kandi dukurikije ibyanditswe byera, tugakurikiza amateka y'isi uko yagiye akurikirana, turi mu butware bw'ubwami bw'Abaroma. Ibi tuzabisobanukirwa. Ahari abantu bavuga bati, oya, yenda ubwami bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo bukomeye cyane, oya, ubu ngubu leta yacu irigenga. Nyamara ndagira ngo mbabwire, ubwami bw'Abaroma nibwo butegeka iyi si. Nuko rero Imana iravuga iti, ubu bwami bw'Abaroma buzigabanyamo, kandi itanga amakuru y'uko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntabwo bazafatana, kuko mu gihe cy'ibirenge noneho
ibumba ntabwo wabasha kurifatanya n'ibyuma, ntabwo bikunda. Nicyo gituma abubatsi bakenera sima kugira ngo hari ibyuma bifatane, ariko nabyo bijya bigorana, ukabona bazanye imisumari kugira ngo sima ibashe gufata ku cyuma. Ntabwo ibumba rijya rifatana n'ibyuma. Ubwami bw'Abaroma bwaje kwigabanyamo ubwami 10 buzwi nk'uko nyine ibirenge bigira. Ibirenge bigira amano angahe? Bigira amano 10. Bigeze muri 476 mu nyuma ya Kristo, twamaze kubona ko ubwami bw'Abaroma bwambukiranije buhera mbere ya Kristo mu 138, burakomeza nyuma ya Kristo, ndetse buzakomeza kugeza Kristo aje. Ariko bigeze muri 176 nyuma ya Kristo, bwa bwami bwatewe n'Abaroberi bo muri ubwo bwami n'ubundi, maze bwicamo ibice 10. Niho havutse ubwami bw'Abadage, havuka Abasuwisi tuzi muri iki gihe, havuka Ubufaransa tuzi muri iki gihe, havuka Ubutaliyani tuzi, havuka Ubwongereza, havuka Portugal, havuka Abespanyol. Hari n'ubundi bwami butatu tuzasanga bwaje kuvanwaho, aribwo bwami bw'Abaheruri, ubwami bw'Abastrogoti, ubwami bw'Abavandari. Uko amateka azakurikirana tuzagenda tubyiga mu bice bizakurikiraho muri Daniel. Mushobora kuvuga muti bimeze bite? Mbese mwize amateka y'uko Afurika yacu yaje kujya mu buretwa bw'Abanyaburayi? Murabizi yuko aba Badage, aba Basuwisi, aba Bafaransa, aba Bataliyani, aba Bongereza, aba Portugal, aba Espanyol baje kwigarurira ibihugu byacu. Gusa ntacyo bibabwira yuko buno bwami nyine bwigabanijemo kabiri, bwigabanijemo ibice bitandukanye, aribwo tubona ubutegetsi bwo mu Burayi. Nyamara Imana yavuze amagambo akomeye cyane. Murongo wa 43, kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwe mu ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana nk'uko ibyuma bitavangwa n'ibumba. Aba bantu bagerageje kongera kubaka ubwami buhuriye hamwe, ariko byaranze. Nicyo gituma ahoraho intambara. Ukabona Amerika irashaka kudomina ibindi bihugu byose, ariko mu mwanya ugasanga Uburusiya nabwo burazamutse, ugasanga Ubushinwa burazamutse, abantu bagahora mu ntambara. Ntabwo bazafatana. Haleluya. Mwami Charlemagne yaradutse mu isi, araza ngo agerageze gufatanya ubu bwami, ntabwo byakunze. Umwami Karoli wa gatanu w'Ubwongereza yagerageje guhuriza hamwe ibihugu byo ku isi, ariko byaramunaniye. Umwami Rudoviko wa 14 w'Umufaransa yagerageje guhuriza hamwe ibihugu byo ku isi, ariko byaramunaniye. Umwami Napoleon Bonaparte, abiga amateka ibintu barabizi kandi n'amateka twegereye, yagerageje guhuriza ibihugu byose byo ku isi hamwe, ariko byaramunaniye. Mwami Hitler turamuzi, umwe mu bantu bazwi cyane mu byerekeranye n'intambara ya kabiri y'isi yose. Hariho abakiriho bake cyane babayeho muri icyo gihe cy'intambara, cyangwa se bavutse iyo ntambara iriho. Yagerageje guhuriza hamwe isi yose, ariko byarananiranye. Umwami Winston Churchill, mwami wo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, aribyo byabyaye Uburusiya, yagerageje gushyira amaleta yo ku isi yose hamwe, ariko byaramunaniye. N'ubu baracyagerageza, ariko byarananiranye. Mwibuke igihe intambara y'isi yose yari imaze kurangira ya mbere, hashinzwe icyiswe Société des Nations, ariko ntabwo yabashije kuzana amahoro mu isi. Intambara ya kabiri y'isi yose irangiye nayo, kubera ko Société des Nations yasinzwe, barongeye baravuga bati reka habeho ONU, United Nations, ariko ONU nayo iri gutsindwa. Nimurebe ukuntu isi yose yuzuye intambara.
ishyireho ubundi bwami. Byahishuwe igice cya 11 umurongo wa 15. Ubwami bw'isi bubaye ubw'umwami wacu, kandi azahora ku ngoma iteka ryose. Imana ishimwe. Tumaze kwiga amagambo akomeye, magambo dusanze muri Daniel igice cya 2 yerekeranye n'inzozi umwami Nebukadinezari yarose, maze Imana igatanga ubusobanuro bwazo izishuriye Daniel. Tumaze kubona rero ibintu bikomeye bizaba, kandi ikintu cya mbere kigiye kuba ni ukugaruka kwa Yesu. Haleluya. Kandi amahanga yo ku isi yose azagira iherezo. Iherezo riraje, ntabwo bizakomeza kumera uko bimeze uko. Kandi ikindi tubwiwe ni uko igihe Kristo azaba agarutse, iherezo ryo ku isi rigeze, Imana izimika ubundi bwami. Ubu bwami Imana izimika ni ubwami buzarama iteka ryose. Haleluya. Kandi ubwo bwami, umwami wabwo ni umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Umwami azaza ategeka iyi si. Daniel 2:45. Nuko Imana ikomeye yahishuriye umwami bizaba mu bihe bizaza, kandi izo nzozi ni iz'ukuri, no gusobanurwa kwazo ni ukuri, ntabwo guhinyurwa. Imana ishimwe. Twebwe abariho muri iki gihe dusubira nyuma tukareba uko amateka yagiye akurikirana, dusanga iby'Imana yavuze icyo gihe byarasohoye uko biri. Haleluya. Nebukadinezari yarabyizeye muri icyo gihe, maze umurongo wa 47 iravuga ngo ni ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana. Haleluya. Ni umwami w'abami, kandi niyishuri bihishwe. Nebukadinezari yaca bugufi imbere y'Imana, aravuga ati burya hariho Imana mu ijuru koko, kandi Imana yanyu niyo Mana nyamana. Imbwiye ibintu bikomeye cyane. Mbese abatuye kuri uyu musozi tubasha kwatura nk'uko Nebukadinezari yacu, tukavuga duti koko burya Imana yacu niyo Mana nyamana. Iyo niyo tubabwira, ifite ahazaza. Haleluya. Ifite ahazaza mu kuboko kwayo. Tumaze kwiga amateka maremare yambukiranya guhera muri 606 mbere ya Kristo, agakomeza akageza muri uyu mwaka wa 2026, kandi azakomeza ageze iteka ryose, kuko tumaze kubona yuko hari ibuye zizategeka iteka ryose. Haleluya. Iryo buye nimuryitegure ndabinginze. Haleluya. Yesu yaje mu isi aciye bugufi, twabibonye. Aza nk'umwana w'akayoya, aca muri wa mwari Mariya, ariko kandi araje, kandi azaza ari umwami w'abami. Haleluya. Agiye kugaruka, ntabwo azagaruka aciye bugufi. Oya, yaraje kugira ngo aducungure, aduharurire ya nzira twize nimugoroba. Umwigisha yatwigishije yamaze kwiharura rero. Haleluya. Ubari mu buturo bwera, abadusabira, abari kutweza. Vuba cyane tugiye kumva amagambo avugwa muri Matayo 25 umurongo wa 34, atubwira ngo nimuze. Haleluya. Nimuze mwebwe abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami. Haleluya. Ubwo bwami ni ubwami butazahanguka, ubwo bwami ni ubwami butazaba mw'indwara, ubwo bwami ni ubwami butazaba nk'urupfu, ubwo bwami ni ubwami butazabamo kutumvikana, ahubwo buzaba ari ubwami bw'amahoro, ubwami busendereye umunezero, ubwami butazabamo gusonza, ubwami bw'umwami wacu Yesu Kristo. Ndakwifuriza kuzaba muri ubwo bwami mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo. Dusoje ikigwa cyacu muri iki gitondo, dushimiye Imana Data wa twese ko dushirira amabanga akomeye cyane yuko ibintu bimeze ubu. Tumaze kubona uko ibintu byari bimeze ngo muri 606, twakomeje kureba uko byagiye bisohora, bitugejeje uyu munsi, kandi bitweretse icyo Imana yenda gukora mu gihe kigufi cyane, kuko ibimenyetso Imana yatanze byo kwimika ubwo bwami bw'ibuye tuzabibona nabyo, kandi byarasohoye. Ndakwifuriza kwitegura, kandi ubwo turi kuri no misozi tuvuga ubwo butumwa, twiteguza abantu ubwami bw'ibuye bugiye kwimikwa. Ndakurarika mu izina rya Yesu
ngo ntutinde ahubwo ufate icyemezo cyiza cyo kumwiyegurira. Twabonye isomo rikomeye cyane mu byigwa twize ahashize muri Matayo 7:23 ngo benshi bazaza babaza bati mbese ntabwo twahanuraga, ntitwasengaga mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza? Ariko ngo Yesu azababwira ati nimumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe, ntabwo nigeze kubamenya. Nuko rero iki ni igihe cyiza cyo kumenyana na Yesu. Haleluya! kugira ngo tutazakorwa n'isoni ubwo azaba agarutse. Reka ubwo tugiye kujya mu mirimo yacu dukomeze kwiyumvira aya magambo, dukomeze kwishingikiriza ku Mana no gusaba kugira ngo Kristo atwiyishurire, tumenyane nawe, abe inshuti yacu, yadukunze kera, natwe dukwiye kumukunda. Mana ishimwe. Reka dusoze n'isengesho maze ducumbukire ibikorwa byacu ubwo Imana iduhaye kurama n'uyu munsi. Reka duce bugufi dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye ko utubwiye amabanga y'ubwami, amabanga akomeye cyane y'uko isi yabayeho mu gihe cyatambutse n'uko iriho uyu munsi n'icyo wenda gukora, kandi ukaba utubwiye ko ari vuba cyane. Ni inkuru nziza, inkuru y'uko ugiye kurimbura iyi si ukimika ubundi bwami, kandi tukaba tuzaba turi abami n'abatambyi muri ubwo bwami. Mwami wacu mukuru, mwami w'abami ari Yesu Kristo, turagushimye, turifuza kuba muri ubwo bwami. Rero komeze gutegura imitima yacu, utwimenyekanishe ngo tugusobanukirwe. Wasenze isengesho rikomeye cyane ukiri hano ku isi muri Yohana 17:3 uravuga uti ubundi bwo bugingo buhoraho ko bamenya Data wa twese uhoraho, bakamenya n'uwatumye ari we Yesu Kristo. Uduhe kukumenya Data. Muri ibi byumweru biri turatakana kugira ngo twimenyekanishe, ngo dusobanukirwe ubwiza bwawe burabagirana, ngo dusobanukirwe imbabazi watugiriye, kandi uduhe kuzakira, uduhe kwihana, tuve mu bugabitanye, tubyarwe ubwa kabiri, duhinduke abana bawe biteguye kuba muri ubwo bwami. Sabiye umugisha abana bawe bari bateze amatwi iri jambo, sabiye abana bawe umugisha mu byo bagiye gukora byose, kugira ngo uhire imirimo y'amaboko yabo, kuko kwabo kube kwiza, ubarinde amasanganya, kandi ubwo tuza kubagenderera nk'uko bakomeje kutwakira, ubahere umugisha ko batwakira. Twamaze kubona yuko Yesu baze kumwakira i Betelehemu, ariko abo kuri uyu musozi baje kwakira Yesu, baje kumva ijambo rye binyuze muri twebwe. Ubahere umugisha icyo gikorwa, kugira ngo ijambo ryawe abana bawe baza kujyana banaritahure. Kandi Data, turaza kongera kugaruka muri iki kibanza nimugoroba, uze kubana natwe, abigisha batandukanye ukomeze kubategura, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Kandi mu nyungu z'ubwoko bwawe butuye kuri iyi misozi utwuzuze ijambo ryawe, ngo bamenyeshwe ibyo ushaka ko bamenyeshwa. Nuko rero twese n'imiryango twasize inyuma kugira ngo ukomeze kubana nayo, turinde inkuru mbi, ukomeze kubana natwe, turinde indwara, ukomeze kuduha ikirere cyiza, kugira ngo dukomeze gukora umurimo wawe. Byose bibereho kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro, tubisabye mu izina rya Data wa twese kandi n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Twebwe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro, kandi mu nyungu z'ubwoko bwawe butuye kuri izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro, kandi mu nyungu z'ubwoko bwawe butuye kuri izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro, kandi mu nyungu z'ubwoko bwawe butuye kuri izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro, kandi mu nyungu z'ubwoko bwawe butuye kuri izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro, kandi mu nyungu z'ubwoko bwawe butuye kuri izina ryawe ryo rihabwa